batweretse ibintu byo kuri kamera ngo ISO apaca n'amashata speed aho nkaba ntago naga mbyitayeho cyane nabaga nifite gahunda zanjye z'abanyeshuri hari ukuntu tuba twarangaye nyine ukaba uhari udahari ariko to aho nyine apaca ISO numva hari ahantu bizi byatangata ISO imara iki apaca ikora iki ibintu nk'ibyo nanjye ndavuga ati sawa hashize iminsi umunsi wa gatatu uko yabimbwiye umunsi tunajyana gushutinga video yende kumfatira amafoto arangije nyine umunsi wa kabiri umushuti wanjye arampamagara ubwo hari kwa kabiri arambwira ati hari ibintu bya pre-season bigiye kuba sinzi niba mubizi Kivu pre-season ni competition itegurwa no bita Chami ndakeka abantu benshi baramuzi umushuti wanjye arambwira ati hari champion igiye kuba waza ukajya ufotora ndavuga se nta rugo zi gufata kamera ifata nk'ikijumba nzaza gukora iki ndavuga ati nzaza none arambwira ati bazakina ku cyumweru ngiye ngira ngo championnat izatangira ku cyumweru ndangije nyine ndamumagara umuhungu duturanye utoza muri visio arambwira ati ahubwo pre-season byatangiye wari kuza uyu munsi ndavuga ati nari ari ku cyumweru tugushaka n'ejo waza ejo narahabyukiye mu gitondo mbya Black ati ngewe ngiye gufotora kuri stade ngiye gusaba fotori arambwira ati se uzagenda ujya gufotora udafite nta muntu ukuzi ndavuga ati ngomba kujyayo mu gitondo narabyutse mfata kamera ndavuga ati ngiye kubisaba mbereke ko mfite na kamera ku buryo bananga ati twereke sample y'amafoto fotora nayabereka ko ntabyo nari nzi pesi nkubeshye ndangije ndagenda nyine ngiye gufata pre-season mageze kuri stade nyine ndamasanga abapapa babiri bakora muri FPR barambwira tushaka iki ndavuga ati ngenje gufotora ibintu bya pre-season nabwo nari nzi ngo ni ibiki ndavuga ati ngenje gufotora pre-season ati ngo tukwerekana abakinnyi bawe bari banyinjiza muri stade mageze ahubwo nsanga habayemo amahugurwa y'abatoza sinzi niba uyazi icyo gihe byabereye nabizi ko nabyo byabaye ndinjira ngengira nyine ni pre-season nuko harimo abatoza nyine bari kwiga ndangije nyine nibwo nasanze ba Jacques Tuyisenge nabari abatoza bakuru ba Sostene noneho nsanga Sostene aricaye ku ntebe arambaza se uje gukora iki hano aravuga ati ngende umufotographe nje gufotora match arambwira ati oya ushobora kugukorera FPR ukaba uje gufata amafoto yacu kugira ngo bivange ndavuga ati oya FPR bari ukwabo mbasanze aha usibye ko ari bo baje kubanyereka banyoboye hano ahubwo kubera ko ngenje muri sport noneho ngenje gufotora pre-season ngo pre-season ni sibyo nibi kiri kuvuga ndavuga ati ni ibi bintu byanyu nyabitindaho nyine ashobora kuba yarabonye ntabizi atambwira ati mbwira umuntu ubizi ko uri umufotographe hano ndabareba nsanga bose ntabwo nzi ariko ndebye mbona harimo umukinnyi witwa Mugenzi Bienveni ubu ari mu Budage ajya nareba ibiganiro byose dukora kabisa Bienveni yarakoze cyane ndavuga ati uriya muhungu aranzi kuko ne buri ugisenge narinzi Jacques ntabwo nari muzi nyine cyane yarari nakuri uri umwana kandi Jacques n'igihe yakinnye ni kera rutaratangira kuza ku mastade byari kugorana kuza kumumenya Bienveni araza aramase umwana uramuzi ati mwana ndamuzi nk'umufotographe ndavuga ati rudarurokotse mbere nayo ni umukoboyi kabisa ndavuga ati rudarurokotse ndangije nyine ngatoke uri ufata amafoto uzatwereka ukuntu ufotora ndangije shamba ninjiye mu kibuga nararyamye nkajya njyamisha imbavu nkicara nkabanuka gutya nese ni iki cyakubwiraga ko ugomba kwicara cyangwa ukaryama byari kugira ngo ubone angles uri buze kuba urimo position nziza ku byubasha gufata amafoto meza cyangwa wari waratangiye nko kureba kuri YouTube uburyo abafotografi bafotora ku mastade uburyo bafata ama angle bicaye cyangwa se uburyo bitwara oya nta na kimwe nararebye nyine nge byanjemo nkavuga ati uriya muntu kugira ngo mufate ifoto inturutse hasi agaragaye nk'aho ari muremure kandi ryame ariko umva hazagamo n'akakantu kuko nyine wakundaga ibintu byo kwifotoza none ko ibyo bintu ntabwo umuntu apfa kubitekereza ubundi nta nigeze ahurira n'ibintu bya photography photographe amfotoraga wabonaga yicaye gutya abantu barabizi babibona uburyo abafotografi babitwara bari mu kazi none hano papa ari kujya ndeba agaseka nko wese uriya muntu ari guseka iki aragije atabwira ko rose ko kuryama ndavuga ati nyine n'utuntu twanjye tw'utumanyeri nagiye ariko wa gatatu wa buri minsi ibiri nyine ngo basoze. Yes, greetings ladies and gentlemen. Uyu munsi ngiye kuganira n'umwe mu bakobwa bake bari muri industry ya gaming photography. Bamwita Neymar umeze fresh? Meze neza nta kibazo. Wakoze kuza kwitabira ubutumire bwanjye.
nubwo wenda klima yabanje kugorana ariko ndagushimira ko wigomwe ukifubika ariko ukaza kugira ngo tubashe gukora. Murakoze cyane. Mbere yuko wenda ntangira cyangwa se tugira n'ahandi twinjira no mu byo tugiye kuganiraho insanganyamukuru ya domaine ya career wahisemo gukora, ubundi ku bantu wenda batakuze nk'abantu babonye kuri stati yanjye, abantu benshi bambajije, abanyamakuru b'inshuti zanjye bakora ku ma radio station n'ahandi ku ma YouTube n'ab'i Kigali, baravuga ati se umuntu ni uwahe, yatangiye ryari ko tutamuzi ariko courage ibyo ari byo byose, wabibwira gute kugira ngo baze kubasha kugusobanukirwa? Okay, nyine njye amazina yanjye ni Audrey Giraneza, akabenshi bakunda kwita Neymar kubera iyi style. Iyo Lecoque Neymar yazanye ava muri Brazil ubwo yazaga muri Barcelona. Yego. Okay, mu rugo ni Gisenyi, ndi photographe ariko ntago ndamara igihe kinini cyane ibyo ngibyo. Ya abantu babyumvise, nanjye ntago narinzi impamvu wenda abantu benshi bakwita Neymar, ariko nkuko bigaragara iyo look ufite ku mutwe niyo nyine iba ihita isanishwa n'izina Neymar, uretse ko na shape mu maso buryo nyine umuntu hari ukuntu ubona ukabona ko ntago biri kure cyane, abantu benshi baba basa, urumva. Hanyuma ku bantu bambaje ko bidasanzwe kubona abakobwa bari muri photography, gusa hakaba nyine harimo bake batinyutse, sinzi uw'i Kigali bita Beyonce, sinzi niba umuzi. Beyonce ndamuzi. Uramuzi? Simpamya ko wenda nyuma ye nawe hari abandi wenda baba bagaragara bari active, bagaragara ku bibuga nk'uko mwembi muhagaragara, hari abandi twaba tutazi buriya? Barahari ni benshi, bamwe ni photographe abandi ni videographer. Hari nka ba Sando, ba Alia muri Kigali, baba bahari ariko ntabwo ari benshi nyine. Ntabwo ari benshi, ni ukuvuga ngo ni kariyeri abakobwa bataratinyuka ari benshi. Ntabwo bari batinyuka cyane ko n'abatinyutse usanga batakora sport photography. Yego. Niyo mpamvu nanjye navugaga ko muri bake bari muri siporo nyine. So ku busanzwe tuzi ko abakobwa ibintu wenda by'umupira ataba ari ibintu biyumvamo cyane bakunda. Sinzi wowe uburyo wenda waba warakunze umupira kugeza n'ubwo wahisemo kuba umufotographe, ariko ukavuga ngo uzaba umufotographe ariko noneho uri no muri domaine ya football. Byaje gute kugira ngo nyine wisange uri muri photography ariko ya gaming? Nyine uko biri kose ubusanzwe njye nakundaga ibintu by'imikino cyane, ko niga za primaire muri Troncome nari umukinnyi muri football nari umugolkeeper. Okay, ukinira ikigo. Nza gukina basket natangiye kuyikina guhera muri 2016 nyireka muri 2019. Urumva nyine ibintu bya sport akenshi umuntu abirimo. Wari ubirimo, cyangwa se nkuko abantu bazi Gisenyi ni sport hub, na ahantu usanga hari abasportif benshi, yaba abahungu abakobwa, kandi umukino igiye itandukanye, yaba mu koga yaba muri football. Abantu bazi ikipe twa Scandinavia yari ikomeye hano yakinagamo abakobwa, yari yaje tangira gutwara ibikombe ya Kigali, kandi yari Kigali yarigize ubukombe. So nukuvuga ngo ntago bitangaje kuba nyine wavuga ko wabayeho n'umukinnyi, kubera ko umuntu wese wize football scolaire abantu bazi ko ibaho. So birumvikana ko nyine watangiriye mu mukino yo kwishuri. Hanyuma ni gute waje kwisanga noneho ku mastade? Ku mastade ariko zamurijwe Audrey, irekure nk'umusportif nyine utinyuke mana tuganire feeling free. Okay, kuri stade nyine najyaga biraho bisanzwe ngiye gukora nka match za Rayon. Navayo mama batambwira ati sinzongera kubona muri stade umuntu w'umukobwa, wese muri stade babibona gute iyo wabona uri muri match ngaho uri gufana iki? Ambwira nyine undi mama nawe yakundaga Rayon Sport, na papa wanjye ko igihe Rayon Sport yabaga yakinnye bakota imyenda y'ubururu n'umweru, mama yarabyinaga no mu muhanda. So uvuka muri famille y'ubururu n'umweru cyane? Buriya nanjye n'equipe mba ndyamye. Yego sare ry'Inyanza. Urumva nyine ari ngiye habaga habaye match kuri stade, nkaba ndinyabije nkanyarukira ariko batabizi mu rugo, ko abakobwa urabizi dukunda ibintu byo gupostinga. Yego, nta foto nta cyabaye. Nta foto nta cyabaye, nta postinga nashyushye ndikuzokoza amabendera. Mama akaba arabibonye ati gute umukobwa nyine nkawe, umuntu ungana nkawe utakazi ngo ugiye muri match ibiki? Ako njye ntago mba mbyumva, kuko ko wareba umupira cyakujya kuri kinini byakwangiza cyane, nta nicyo bitwaye. Ariko nyine imyumvire y'abantu ati umuntu uzakubona muri stade azakira nibi. No, urebye wenda bitewe n'ahantu umuntu abavuka, wenda hano mu Rwanda cyangwa se no mu bindi bihugu wenda bimwe na bimwe, si byose,
muri Afurika uba usanga abantu bumva ko kuri stade hatari n'ahantu wasohokera, kandi buriya nuko abantu batabizi, muri stade nta ushobora gusohokera ugahavinga fan ukaruhuka. Urumva nkeka ko nayo iri muri types za stress release bijyanye wenda no kuvuga ngo umuntu yasohokera ku mazi, kuba wajya kuri stade ugahavinga fan. Turabibona ku mikino y'Iburayi mu ma stade muri Espagne no mu Bwongereza n'ahandi henshi i Burayi, usanga n'abakecuru bakuze bajya ku ma stade kureba amakipe b'abafana, sibyo? Nyine sinzi ikibazo kiba muri Afurika cyangwa ariko bizagenda bihinduka, ni ikibazo cy'igihe gusa. Hanyuma watangiye ujya ku ma stade gutyo kubera gukunda Rayon Sport, ujya kuyireba, noneho ni gute waje kwisanga ugomba gufata kamera ukajya gufotora match? Byaturutse he? Nyine ubundi twiga mu wa gatanu segonderi, hari abantu nyine tuba tugendana nko ku kigo mwarigize crew runaka. Yego. Noneho njye n'umushuti wanjye tukavuga ati se, ndamubwira umunsi umwe, ndavuga ati Debo, umunsi umwe twazabaye abafotographe niturangiza ishuri tukajya kwigira abafotographe i Kigali. Arambwira ati sha tuzabikora, bya bindi nyine byo kuvuga ati nindangiza ishuri byakomeza iki. Turangije sinzi ukuntu nyine, ariko uretse no kuvuga ngo naravuze ati tujye kwiga gufotora, nasanzwe nkunda no kwifotoza. Yego. Noneho hari umuntu witwaga Black Wolf yaramfotoraga. Black Wolf ndamuzi, Steven umushuti wanjye cyane. Yaramfotoraga amafotanjye ka postinga, abantu baturi mu modo, abandi bati uri photogenic, ibintu nk'ibyo. Ndareba mbona ibintu ndimo nagatwiko katinjiza. Ndavuga ati se why not ntajya kwibera photographe. Noneho Black akajya ambwira ati wowe nurangiza ishuri uzaze nkwigishe gufotora. Ndambwira nta kibazo nzaza. Noneho hari mu kwa gatanu. Kuhe mwaka? Uyu mwaka turi muri 2024. 2024 mu kwa gatanu. Arandeba arambwira ati se so ticahita mu kwa karindwi. Ndambwira ati se teganya gukora iki? Ndambwira sha nyine nzajya muri unama cyangwa nyine ninyizwa ku ruhande cyangwa nshaka akazi. Arambwira ati guhera ejo kuwa mbere, hari ku gatandatu, anga ati guhera kuwa mbere njye nkubona kuri studio. Aho akorera Mbuga Ngari. Aho akorera. Ndavuga nta kibazo. Nyine kuwa mbere hageze njya kwiga. Urumva mu kwiga nasanze adahari, nyine nagiye mu bintu byinshi, mutuma asanga undi mwana twakoranaga atangira kunyigisha kueditinga. Ariko ifoto yampaye nemazeho umunsi wose kuva saa 2 kugeza izindi saa 2 z'umugoroba. Cyambabaje ntabwo ari iyo foto ngo nyine ngo na editing gitindaho, ahubwo narayisevinze ndayibura, nyisevinga nabi. Yo, warayikoze nyuma y'ayo masaha yose nayisevinze, uyisevinga nawe urayibura? Narayibuze. Ushobora kuba warayikatinze ntiwayipestinga uhita uyibura. Narayibuze ncadarira, ndabwetse mu rugo ndabwira ko nizi. Umunsi ukurikiyeho Black arambwira ati uyu munsi ugiye gufotora, ariko ushaka kujya kwiga gufotora nibyo bya mbere ko twakujya ko editing. Yego. Ndambwira nta kibazo. Ariko mbere yaho turi muri stage ku ishuri batweretse ibintu byo kuri kamera ngo ISO, Apache n'amashata speed. Aho nkaba ntago naga mbyitayeho cyane, nawe bifite gahunda zanjye z'abanyeshuri, hari ukuntu tuba twarangaye nyine ukaba hari udahari ariko to. Aho nyine Apache ISO numva hari ahantu mbizi, ndakangata ISO imara iki, Apache ikora iki, ibintu nk'ibyo. Nanjye ndavuga ati sawa. Hashize iminsi umunsi wa gatatu uko yabimbwiye umunsi tunajyana gushutinga video, yende kumfatira amafoto. Arangije nyine umunsi wa kabiri umushuti wanjye arampamagara, ubwo hari kwa kabiri, arambwira ati hari ibintu bya pre-season bigiye kuba, sinzi niba mubizi. Kivu pre-season ni competition itegurwa no bita Chami. Ndakeka abantu benshi baramuzi. Umushuti wanjye arambwira ati hari champion igiye kuba, waza ukajya ufotora. Ndavuga se nta rugo zi gufata kamera nyifata nk'ikijumba, nzaza gukora iki? Ndavuga ati nzaza. None arambwira ati bazakina ku cyumweru, ngiye ngira ngo championnat izatangira ku cyumweru. Ndangije nyine ndamumagara umuhungu duturanye utoza muri Visio. Arambwira ati ahubwo pre-season byatangiye, wari kuza uyu munsi. Ndavuga ati nenzi kari ku cyumweru, tugushaka n'ejo waza. Ejo narahabyukiye mu gitondo, mbya Black ati ngewe ngiye gufotora kuri stade, ngiye gusaba fotori. Arambwira ati se uzagenda ujya gufotora udafite nta muntu ukuzi? Ndavuga ati ngomba kujyayo. Mu gitondo narabyutse mfata kamera, ndavuga ati ngiye kubisaba mbereke ko mfite na kamera, ku buryo bananga ati twereke sample y'amafoto fotora, nayabereka ko ntabyo nari nzi pesi nkubeshye. Ndangije ndagenda nyine ngiye gufata pre-season. Mageze kuri stade nyine ndamasanga abapapa babiri bakora muri FPR. Barambwira tushaka iki? Ndavuga ati ngenje gufotora ibintu bya pre-season, nabwo nari nzi ngo ni ibiki. Ndavuga ati ngenje gufotora pre-season,
ati ngo tukwereka ahantu abakinnyi bawe bari. Banyinjiza muri stade, mpageze ahubwo nsanga habayemo amahugurwa y'abatoza. Sinzi niba uyazi icyo gihe byabereye. Ndabizi ko nabyo byabaye. Ndinjira ngengera nyine ni pre-season nuko harimo abatoza nyine bari kwiga. Ndangije nyine nibwo nasanze ba Jacques Tuyisenge nabari abatoza bakuru ba Sostene. Noneho nsanga Sostene aricaye ku ntebe arambaza se uje gukora iki hano? Aravuga ati ngende umufotographe nje gufotora match. Arambwira ati oya ushobora kuwukorera FPR ukaba uje gufata amafoto yacu kugira ngo bivange. Arambwira ati oya FPR bari ukwabo mbasanze aha usibye ko ari bo baje kubanyereka. Banyoboye hano ahubwo kubera ko ngenje muri sport. Noneho ngenje gufotora pre-season. Ngo pre-season ni sibyo nibi turi kuvuga. Aravuga ati ni ibi bintu byanyu. Nyabiti ndo nyine ashobora ko yarabonye ntabizi. Atambwira ati mbwira umuntu ubizi ko uri umufotographe hano. Ndabareba nsanga bose ntabwo nzi ariko ndebye mbona harimo umukinnyi witwa Mugenzi Bienvenue. Mugenzi Bienvenue ubari mu Budage ajya nareba ibiganiro byose dukora kabisa. Bienvenue yarakoze cyane. Ndavuga ati uramuhungu aranze. Kuko ne buri w'igisenge narinzi Jacques ntabwo nari muzi nyine cyane yarari nakuri. Uri umwana kandi Jacques n'igihe yakinnye ni kera rutaratangira kuza ku stade byari kugorana kuza kumumenya. Bienvenue araza aramase umwana uramuzi ati mwana ndamuzi nk'umufotographe. Ndavuga ati rudarurokotse. Mbere nayo umukoboyi kabisa. Ndavuga ati rudarurokotse. Ndangije nyine ngatoke uri ufata amafoto uzatwereka ukuntu fotora. Ndangije shamba ninjiye mu kibuga. Nararyamye nkajya njyanisha imbavu nkicara nkamanuka gutya. Nese ni iki cyakubwiraga ko ugomba kwicara cyangwa ukaryama? Byari kugira ngo ubone angles uri buze kuba urimo position nziza kubyubasha gufata amafoto meza? Cyangwa wari waratangiye nko kureba kuri YouTube uburyo abafotografe bafotora ku stade uburyo bafata ama angle bicaye cyangwa se uburyo bitwara? Oya nta na kimwe nararebye. Nyine nge byanjemo nkavuga ati uriya muntu kugira ngo mufate ifoto inturutse hasi agaragaye nkaho ari muremure reka ndyame. Ariko umva hazagamo n'akakanu kuko nyine wakundaga ibintu byo kwifotoza. None ko urabona ibyo bintu ntabwo umuntu apfa kubitekereza ubundi nta nigeze ahurira n'ibintu bya photography. Kuko na photographe amfotoraga wabonaga yicaye gutya. Abantu barabizi babibona uburyo abafotografe babitwara bari mu kazi. Noneho hano papa ari kujya ndeba agaseka ngo wese uriya muntu ari guseka iki. Aragije atabwira ko rose ko kuryama. Ndavuga ati nyine n'utuntu twanjye tw'utumanyeri. Nagiye ariko wa gatatu wa buri minsi ibiri nyine ngo basoze. Nta nubwo noneho ndafotora amafoto abicaye kuri benshi bari muri interview nyine nkafata. Ndangije ndataha no ku munsi wa kabiri njyayo no kuwa gatatu njyayo ari wo munsi wa nyuma. Noneho sinzi ukuntu batashye nasohotse nyine twatinze mu biganiro sohoka nka 9:00 kumbe nibwo bya pre-season ndabigiye kuba kigali hari bukine Peace Choir. Peace Choir niba ari iyi equipe niba ari selection Rubavu niba ari ibiki selection Rubavu. Yego. Ndangije ndi gusohoka abahungu b'abashuti banjye ne twiganye batabambona. Banga ati ntabwo uravanga utadufotoye. Nabwo ati nanjye ndabafotora. Nahereye mu gitondo 2:00. Kumbe bagombaga gufotora bizira 9:00. Bizira 9:00 ubwo nihure n'abatoza. Ndangije nyine tujya mu kibuga. Aho kugira fotora abakinnyi mwifotorera uri kuri benshi bicaye bari kuruhuka urumva nyine ntabyo narinzi nta n'ikintu na kimwe nari mbizi. Ariko mbere yaho bwa mbere nibuka njya gufotora we bwa mbere nahamagaye Delphi. Ndambwira Delphi ko ngiye gufotora match. Delphi ku bantu batamuzi ni umufotografe ufotora Rayon Sport hanyuma agafotora na equipe nationale. Naye n'umwana w'inaha yahereye muri Marine abikora for free hanyuma aza kuzamuka kubera ko yaragaragaje talent ubu ngubu ari gukorera i Kigali. Nahamagaye Delphi ndamubwira Delphi ngiye gufotora kuri stade kandi sinzi ngo bikorwa gute. Arambwira ati ufite iyihe kamera? Ndayimubwira. Ati ufite iyihe lens? Ndayimubwira. Arambwira ati rero ibyo bintu ntago birenze ariko wowe genda ucungane na shutter speed na aperture na ISO. Ndavuga ati Delphi nimubwira ko ibyo bintu ntabizi aramfata nk'akadage kwirarira nyine. Ndavuga ati nta kibazo ndabikora. Ndagenda fotora n'amafoto ya mbere nyine Delphi ndamwereka arambwira ati ntacyo bitwaye. Birarangira nyine nkomeza fotora pre-season. Bakinnyi bakajya bambwira ati se gufotora abantu bicariye wajya ufata na action. Ndavuga se action. Abakinnyi bari muri movement ya match mu kibuga umupira ugenda nyine. Naravuga se ko muba mwiruka
nabimenya gute? Barambwira ati nyine urayifata, bakambwira ati jya ureba n'amatotoriyo n'ibiki byose. Ndavuga ko nta kibazo. Action pre-season yari nzi irangira, ntaramenya gufata action. Noneho ari mu kwa karindwi, urumva nyine ntago icyo gihe ko turi mu gihe cy'amashuri, ariko narahagaritse kwiga njya ku ishuri rwa muri stade, bakambwira ati wakara uzarata. Ambwira nta kibazo, n'ubundi ayo nzazana ndayagendana amanyazi. Ndabireka nyine nkora icya leta, nsa n'ubihagaritse ibintu bya photography nyine. Isoza icya leta rero, barambwira ati hari shampiyona igiye kuba, rwose ntabwo nabaga nzi iby'imipira, nakundaga match ko ntazi iby'imipira. Shampiyona yagarutse, genda usaba akazi ubona ekipe ufotorera. Ndangije nyine mvugisha abo muri Marine, mvugisha nabo muri Rutsiro. Noneho umutoza wa Rutsiro arambwira ati ni SG wabo, arambwira ati uzaze ku kibuga ufotore, turebe ukuntu ufotora, turebe ko twaguha akazi. Ne nabishyuriye koko. Batangiraga imyitozo 2:00, ariko 12:00 wabaga wageze kuri stade tayari. Uwo munsi ngira n'umwaka SG ntiyazi. Arambwira ati ukuntu bimeze, wowe genda mu kibuga ubu ufotora, nyine ndaza dukomezanye tu. Ndagenda fotora nyine amafoto mabi tu, ariko icyo gihe ari meza kuri njyewe. Yego bijyanye nuko nta gihe wari wakamara mu gufotora. Noneho gufotora buriya ibintu by'amamace, football, amagare ni ibintu bigorana, biba bisaba ubuhanga. Noneho wanareba ugasanga ibyo nize si byo nkora. Nize byo gufotora ama wedding muri studio, nabwo sinabyize hahandi ni foto ipfa ukabwira abageni ngo musubiremo wenda muri kwambikana impeta, ngo zamura akaboko hariya mu kibuga, nababwira umukinnyi ngo subira inyuma, ntabwo bishoboka. Nabyo nabyize ibitsi biri bitarigira muri stade, tuvuga ati sport photography niyo yanjye, ko ntabwo nashobora guhangana n'abahungu barimo. Ndangije ndagenda Rutsiro mfata amafoto, ntabwo yari meza nyine ukurikije kamera nakoreshaga, ntabwo nari nzi kamera ngo lensing ibicyo ya narafotoraga nyine. Ndangije nyine ndagenda amafoto ndayeditinga ndanayabaha, ariko nta action nimwe nari mfite nyine, bya bindi yari amafoto ari aho nyine asanzwe cyane. Amafoto asanzwe. Ndangije nyine ndayabaha, ambwira ati courage, nta kindi kintu bambwiye. Ndagenda nyine ndakwama, uko niko natangiye nyine photography. Okay, ndakeka byumvikanye. Ariko hari ikibazo nahise nibaza, nk'umuntu wari ukiri mushya muri photography, kamera wagiye gukoresha wayikuraga he? Ni Black Wolf wayigutizaga cyangwa hari undi muntu abagufite ugutiza kamera? Oya, mu gutangira kwanjye ni Black Wolf wamezaga kamera. Namushimira cyane, yaramfashije pe cyane bishoboka. Nanjye ndumva namushimira kubera ko yagufashije, kandi ni domaine nziza, ni carrière nziza. Niyo mpamvu cyagiye duhura nakubwiye ngo uzareke dukore iki kiganiro, wenda utinyure n'abandi bakobwa. Urumva kuba uretse no gufotora n'izindi domaine zose, urumva ko nawe wagiye mu bintu utazi. Ariko uyu munsi turi buze gushyira amafoto, amwe mu mafoto ufotora muri iki kiganiro, abantu bari buze kugenda bayabona, araza kugenda acamo. Urumva baraza kubona ko usigaye ufotora amafoto meza, nakundi amafoto wafashe kuri match ya Etincelle Nice Kigali, amwe wagiye uyapostinga. Ni ukuvuga ngo ushobora gutinyuka nyine ukajya mu kintu utakizi, ariko iyo ufite passion wumva ugikunze ukimininga, aba ari ikibazo cy'igihe. Ubu noneho na internet yaraje, bisigaye byoroshye, aho kugira ngo uri guscrollinga for nothing, ushobora kujya kuri YouTube irigisha cyane. Kuri YouTube hariho buri kintu kimwe cyose ushobora gukenera kugira ngo ubashe kugira ubumenyi buhagije cyangwa se ubwibanze muri domaine runaka, sibyo? Yego. Hanyuma kumvisha ko Black Wolf nawe agutije kamera, tunamushimira cyane, tunamusaba ko yakomeza gufasha n'abandi, ukajya ujya gufata amafoto. Rutsiro nyine iguhereza chance, irakubwira ngo uzaze gufotora. Byarangiriye he? Wakomeje gufotora Rutsiro cyangwa ntago mwakomezanyije? Urumva nyine nta contract mfitanye na Rutsiro, ngiye ndi umunyabiraka. Anytime muramagaka ngo ati uyu munsi hari match uze kuza dukorane, cyangwa ntibanamamagare cyahite nse. Ubu ngubu nta equipe mfite nkorera, ibonetse ndayikorera. Okay. None se uretse photography na videography uragerageza? Ndagerageza mu kuntu nyine, ku buryo ubu dushobora kuvuga ngo wenda hari match igiye kuba tuze gufata highlight z'umukinnyi runaka, wabasha kubikora? Mvuze ngo wenda
hari nk'umukinnyi ngiye nshaka gufatira highlight byaza gukunda wabishobora byakunda kuko byo ntabwo bigoye ni ukugendana n'umukinnyi gusa ahantu ari ukaza gukatinga ukeditinga ugakuramo aga highlight kari fresh nyine ku buryo umukinnyi ugiye nko kumucuruza ahantu ushobora kwitwaza izo highlight bakaba babona uburyo akina byo byakunda cyane pe kuko ubundi ibintu byose bipfira mu ntangiriro yego ikintu wagitangiye ugezemo hagati biragoye ko wabona ikintu kikugora muri ibyo byose ibyo ndabizi kuko ndi umuntu wagiye ugerageza business nshyashya n'ibintu bishya bigiye bitandukanye nta bumenyi buhambaye mbifiteho meme n'ibituru gukora nabitangiye 2020 ariko umuntu atangira nta bumenyi runaka afite akora amakosa urumva ariko uko ugenda wiga widocumenta ureba amatutorial kuri YouTube ugenda nyine wihugura ubaza n'abandi bantu uretse ko n'ibintu biba bigoye ko wabona undi muntu bibaza ko nk'ibintu bya photography hano Gisenyi noneho muri gaming simanya ko hari abantu bapfa kwireferaho ko na Delphi hari i Kigali urumva birashoboka rero ko niwe mu pioneer urumva ni nawe nda uzafasha n'abandi bazaza nyuma yawe sibyo yego hanyuma amafaranga umaze gukorera byibuze muri photography nangahe urabona abahanzi nka King James bigeze kumaza muri interview baramubaza ngo na amafaranga angahe yakoreye bwa mbere ajya kuririmba avuga ko bwa mbere yaririmbiye ubuntu mu bihe bijya bitandukanye nagari rimwe gusa ubundi bakajya turakumenyera akamoto ibintu nk'ibyo ya nyine haso abari hasi sibyo bavuze guhustlinga abari ibintu nyine bigoye usubiza inyuma ibitekerezo ukumva umutwe urazungurutse amafaranga byibuze hari amafaranga se nubwo tutavuga umubare hari amafaranga YouTube nako gufotora bimaze kuguhereza Shagire surabwa gute ubundi amafaranga ya mbere nakoze ariko mu byiciro hari nakozeho nkitangira gukora kuri kamera gutya byari 3,000 ese mama wanjye 2 nanjye ndi 1,000 wow aho amafaranga nabwo ya mbere nakoreye muri sport photography ni 2,000 yego nyine nagiye gufotora pre-season abari bakinnye usangiye twasanahita ngatakira wakoze nyine abari motivation bura ntago abantu babizi ariko iyo umuntu yakoze ukamwegera nubwo utamuha n'amafaranga ariko byibuze ukamubwira ijambo ryiza ukamubwira ati courage ukamusapotinga ari nacyo kintu abantu dukunze kubura bigeraho nyine bituma adacika intege sibyo kuruta umuntu azaga kugira ngo ntabwo uzabishobora biragoye iki n'iki hanyuma hari imbogamizi ujya uhura nazo muri domaine urimo imbogamizi nizo gusa nk'umukobwa urumva uri muri kariyere noneho iba yibereyemo abagabo benshi cyane kubera ko football akenshi usanga ari abagabo guhera ku baganga abasifuzi abakinnyi abanyamakuru harimo abantu benshi cyane kandi imbogamizi uhura nazo ni nk'izihe buri imbogamizi se zirahari ariko nta birenze ni imbogamizi buri wese yahura nawe nkuko buri muntu mu kazi ke agenda ahura n'imbogamizi ariko ndashaka kumenya izawe n'izihe izanjye se imbogamizi zanjye kwa kundi udafite ahantu barizwa iyo ni iya mbere udafite ahantu barizwa buri wese aza kubwira ibyo ashaka buri wese aza gutwara uko ashaka nkavuga nimvuga cyangwa nkazamura umutwe muremure barawumena nyine sindaba nkibonye akazi k'ubutaha urumva nyine tugatuza ubundi kutagira adresse nizo mbogamizi za mbere cya kabiri kuba naba ndi umukobwa nkaba nicaye hariya muri stade uriya ukuyemo abakinnyi uriya ntabwo abakinnyi bagaragara cyane nkanjye abakinnyi bari benshi yego bambaye imyenda isa wenda babatandukanyiriza kuri nimero ariko njye mbona muri kwanjye ndi gukora ibyanjye nicaye hasi harimo umuntu ukubona akabase nk'akari agakobwa bimeze bite kwirirwa mu bakinnyi biti urumva nyine biba bisaba kugira umutima ukomeye kuba wakora akazi nk'aka kuko ntabwo biba byoroshye pe imbogamizi zose nabikwigana nabizivugaho byinshi birumvikana umuntu ahita abyibwira niyo mpamvu nanjye mba bikubajije none se wowe ni iki ukora witwara gute kugira ngo by the end of the day uze gutaha mu rugo uri safe domaine wagiyemo ntizakuzanire ibibazo ushimishe n'ababyeyi nyine ubaheshema kandi babone ko ibyo bakuzaga ari passion batari ibyo bakekaga we witwara gute nk'izi ngamba ugenderaho kugira ngo izambogamize nawe bashe guhangana nazo shaka ikintu cya mbere ngiye nkora ku giti cyanjye ubundi cya mbere ni discipline nkanavuga nti uyu muntu
ngomba mbere y'uko mbana n'abantu mba ngomba kubanza nkabigaho avuga ati uyu muntu turabana gutya ateye utya n'utya ngiye ngomba kumwitwaraho gutya nkirinda gusuzugura buri muntu wese mbonye. Ikindi kandi ntabwo ari byiza kwerekana ko hari ikintu uzi, wigira akamara nyine mu kuntu umuntu akanambwira n'ikintu ntacyumva neza nyine nkumva kirangoye ariko nkaseka ambwira sawa nta kibazo. Ibyo ni ibintu bituma hari n'abantu babona nseka bakambwira akabona utuntu mbasubira akagorya kanakana nta kintu twavugana nako nyine. Ibyo nabyo biri mu bintu bituma nirinda. Buriya bimwe mu bintu uvuze nanjye biri muri consigne nsigaye ngenderaho ni ukutagira umuntu n'umwe usuzugura iyo uri muri kariyeri runaka, kuko ushobora gukeka ko nufotora Muhadjiri kubera ko ari umuntu uri fame sibyo cyangwa nka Muhire Keve aribwo uzamenyekana, ariko nyamara ugasanga umukinnyi w'umubenceri runaka niwe uzafotora ifoto ye nyine igere kure, nyine uyifotore isohoke neza abantu bayikunde bahita baguha attention batangire nyine kuba bakwizera. Urumva niyo mpamvu muri domaine tuba turimo zigiye zitandukanye nta gusuzugura umuntu, wubaha bose ukabana na bose, kandi nk'uko nanone wabivuze bijyanye n'abantu uko imico yabo imeze ukabana nabo nyine ukabana nabo bijyanye n'uko bameze nk'uko wabivuze. Umuntu ukunda kurakara vuba ukamwitondera, umuntu uvuga ahubutse nawe nyine ijambo ryose avuge ntiri kurakaza ngo bitume wica akazi kawe ngakubwiye nabi ibintu nk'ibyo ngibyo sibyo. Hanyuma ni iki ukora kugira ngo nyine wamamaze ibintu ukora abantu babashe kuba bakumenya? Ukora iki kugira ngo bibashe kuba byakunda? Nyine mfite platforms urumva, nkoresha imbuga zanjye ziri mu bintu nyine bimfasha kuba nziranye n'abantu. Ubundi ikintu cya mbere communication. Mbere yuko njya mu bintu bya sport photography nari nziranye n'abahungu nyine, ubundi igera kuze nk'abahungu, inshuti zanjye ari abahungu, yabibaho n'abakobwa tugendana bameze nk'abahungu. Kukirebye iriya chocolate ababyumva neza urumva. Noneho uko nari nzi ikintu ushaka kuzagera hejuru tangiye kugenda mvugana n'abahungu menyana nabo, aho nyine sindengere hahano umuntu atagiye kugenda kugira ngo mukore friendship biraho. Noneho nkuko Wolf niba muziranye ejo najya no kumwegera kugira ngo akwigishe bizoroha, ntabwo uzanga umuntu uje from nowhere. Yumvikana nkagenda menyana n'abakinnyi nyine ibintu biraho ndagenda nkimenyeza abantu no kuba namenyanye n'abo batoza. Biri mu bintu byamfashije. Yego ifoto barabwira ati wafotoye Jacques Tuyisenge, ndavuga nta mufoto ariko ntabwo nari nzi ngo ni uwuhe murabona foto arambwira ati nuriya nyine utaha uzamufotore. Ako nyine kumenyana n'abantu nagiye gukora aka kazi hari abantu bamwe na bamwe tuziranye kimwe nk'uko hari nabo tumaze kumenyana kubera akazi. N'ubundi buri domaine yose ugiyemo ibintu nk'ibi bimeze nko gucreatinga ibintu bishyashya bigufungurira imiryango ukagenda umenyana n'abantu. N'ubu iki kiganiro turi gukora kizagera ku bantu benshi, hari n'abantu benshi wenda bakubonaga batakuzi bazitamenya kuri muri iyo domaine, hanyuma hari n'abatari bakuzi noneho bari buze kukumenya. Urumva ni ukuvuga ngo nyine bigenda bikingura imiryango, kandi ukazabona ko mu myaka nk'ibiri itatu yahaso wakoze mu myaka yashize ariyo nyine izatuma ugera ku kintu wenda kizaba gishimishije muri icyo gihe kiri imbere. Yego. Hari umwe rero mu banyamakuru akorera radio station ya FC Rubavu bamwita Big Shema. Urumva yabonye ko ejo postinga ya flyer kuri status yanjye WhatsApp yahise ambwira ati ntabwo nari nzi ko Gisenyi dufite abakobwa ba photography. Urumva arambwira ati rero uze kumunsabira azame time azaze kuri radio tuganire, ndaza kumenyesha, ndumva uzabona time wenda ntibitagungana n'akazi, wenda nko munsi ufite akazi sibyo. Biba byiza nyine kuba umukobwa nk'ashobora kujya imbere y'abantu akababwira, bifasha n'abandi bakobwa kwitinyuka cyane. Burya uko navuga cyangwa uko umuhungu yagenda imbere y'abantu gavugiye ntabwo ari ko umukobwa byagenda. Umukobwa kuri attention cyane. Yego. Gusa nyine umwanya waboneka nabwo byaterwa nyine bitagonganye n'akazi nta kibazo. None ko bimeze ntabwo byatuma byica akazi, uretse ko nabyo ari byiza kuri kariyeri yawe no kuba wafasha n'abandi ukabatinyura. Time izaboneka nkuko n'uyu munsi time yabonetse, ariko ushatse wanywa ku cyayi ndabona hakonje biremewe nari bikabisa. Urumva hanyuma wenda turi kugana ku musozo, tuzagira iki cyo kongera kuganira
ariko nigeze kubona amafoto wa postinze muri stade Amahoro nshyashya ivuguruye wambaye amasengre ya CAF hariya yari yihe evenema yari yabaye wagiye muri buhe buryo byari bimeze bite hariya rero kuhagera ni bya bintu bya communication urumva ntabwo icyo gihe nari umuntu urenze ku buryo basiga abandi bakantwara yego nanashimira abantu buriya adashimira umuntu witwa Delphe ashimira umuntu bita Claude afotorera Ice Kigali okay abandi nyine hari abantu badakunda ko babasha kuba bavugwa amazina yabo aho nyine hari abantu bamfashije uriya munsi wa mbere no bumve ko bashimiye no gutabavuze ndabashimiye buri muntu wese wamfashije uriya munsi yego sha nyine kwagera byari intambara cyane ko iyo ugiye hariya Ferwafa nta kintu ikumenyera ngo araguhereza ikarita cyangwa iguhereza choisible nta kindi nyine byari bigoye pe kugira amagere urumva itike franga ya mbere nzamuka i Kigali bwa mbere mama nangujije amafaranga y'itike ambwira shangiye i Kigali ngiye gushakisha mbabarira unshakira amafaranga ya naya nyine y'itike ndebe ko nagerayo uzambona kuri televiziyo niba bakunda ibintu byo kwamamara abayumva agashaka kuzabaho nka mama Diamond urumva arambwira ati amafaranga rero mfite naya bebe icyo gihe yari atwite arambwira ati ariko reka nyakuguze kandi uzagira amahirwe sinkunda ingendo pe sinkunda kuva ngo mu gace kamwe ngo ugiye ahandi hari abantu bivuna ndanananirwa cyane aho naravuze kuko nzi icyo nshaka ejo hanjye hari icyo ngomba gutegura uyu munsi mu gihe gifite ubushobozi bwo kugitegura n'umwanya ni amahirwe sinzi ko ninyitesha uyu munsi ejo nzayabona reka nashyire imbaraga zose mu kuri narateze nzamuka i Kigali batari banaduha linki ngo twiyandike Claude na Delphe barambwira wowe uzamuka uzi ndangije nyine ndagenda i Kigali nagezeyo match yari kwa kane nageze i Kigali kwa kabiri kwa gatatu bohereza link turaplayinga nambaza umuntu umwe arambwira ati ewa ntago wasohotse kuri list nyine list yarasohotse barangana kuko ntago nari ndi muri group y'abanyamakuru yego barangana ntago wasohotse kuri list ndababara ndarira ndavuga ati mana mvuye Rubavu reba ukuntu nananiwe ngeze i Kigali nibi byanzanye outfit natiye kugira ngo ugende wateguye uwo munsi yateguye jezi ya Brazil mvuga ati noneho Neymar ndibanukiye reka njye kuhatwika ku mahoro kabisa kuvuga ati cyazi ndangije baranga ati mana koko nkajye ndeba jezi nateguye ndi bwambare ati ibintu ngiye kubipfisha ubusa koko bipfiriye ubusa ndarira pe kurira byo kurira birumvikana bikinege mvuye kure abana birirwa inaha bagiye kugenda ngira turutse kure mana nyine amahirwe koko ese umpoye iki ndavuga ati ndamagara Delphe arambwira ati hari papa nahamagaye wari uriyo nyine ntabashije kumentioninga ndabwa se ko ntasohotse kuri list kandi naje i Kigali muri match arambwira ati ngoma ku murongo reka vugisha Delphe twumve avugisha Delphe arambwira ati Audrey gira neza ati Audrey yaje ari kuri list ambwira ati kigira ngo nzabyibagira nari ubwijana na 48 ambwira ati Audrey ni 148 ambwira ati ahubwo dore amasaha nageze uwo munsi ari kumusoma ahubwo niyihute dore amasaha nageze kuri Ferwafa saa 8 barabafunze turi saa 5 naze agiye gufata ibikoresho urumva nta kamera nari mfite Claude yari yambwiye ati njya kuzamuka ariko ati zamuka azakoresha kamera yanjye urumva nari nizeye kamera ya Claude yego urumva ntazamutse nta kintu na kimwe pe mfite banambara se photographe nagaragaza iki nta equipe nkurango ndafite ngo mfite ikarita yabo ndajya kuri Ferwafa shandagira nyine arigiye umuntu agira amahirwe mu bintu yego mu kwagera abari gutanga amakarita bameza agakarita gasanzwe nyine bwa staff bambara gira Claude bamaye agakarita angatoye yababwira ngo choisible subiye kwihinduza hari abo bari bazibimye nyine abaha amakarita gusa ndanga ati boss wamba bari iyo kamereza choisible ati nta abantu barambara choisible n'abantu barajya hasi ndavuga ati nubundi nanjye niho ndi buki anga ati sha witwa ndi ndavuga ati Audrey gira neza akambwira ushanga umwana w'umurundi nigishije witwa Audrey gira neza reka ngwereze choisible arayimpereza nyine gutyo jya kuko yabaga ati ndakwikundiye akira nkwihere nyine nawe kagufate nko mu bantu
banyibye arayimereza none hari undi muntu mbere yuko yemaze ati ufite irangamuntu wayizanye ko mbere yuko bayiguhereza utagira irangamuntu ndavuga ati nayisize Gisenyi undi mupapa utanze aranda atuye umwana ndamuzi ndaza kubikurikirana aza kuyibahereza shabaye magurutyo nsubira urumva nafashe n'amatike yo kuva i Kanombe ngiremera gufata ibyo harimo nsubira i Kanombe andi mafaranga ya transport nabwo ntago nabyitagaho mu gusubira i Kanombe nyine ndagenda saa 9 ndyamye telefone irasona nabyukiye hejuru ndakaraba nyine ntega moto njya kuri stade mpura na ba Claude ariko ikintu cya mbere cyantunguye cyambayeho cyiza nkinjira muri stade nkizamuka urabona hari muri vestiaire yego nkizamuka ngera hanze kuri pitch bahise bacana amatara ndavuga ati cyaze kabisa narishimye n'abandi nari kumwe n'umukobwa witwa Alia arandeba abona ukuntu byandenze aba excited cyane nyine amarayizinga mu maso ndavuga ati cyaze aha niho naburaga mu buzima abona nitwa nkunda photography bigize hariya ndangije nyine turagenda tubona n'abandi ba photographe nsanga aho hari ba Beyonce n'abandi ba Serge nyine nkomeza mushima nawe mu bantu bamfashije Dali akavuga ati ni umphotographe mushya ibiki muzamenyeze ari nabwo nyine nari nagiye gufata celebration nende gufata warm up mu kugaruka nyine mbona photographe bose bantunze kamera abari bicaye aho ngaho nyine umwe muri bo nyine ni wa foto yari amafoto ari amafoto okay nubwo nari mbizi ngiye naraje ko ndi mu kazi uburyo bigaragara na amafoto turaza kwereka abantu bayagufashe utiteguye ariko nyine ni nayo mafoto buri jya bameza umuntu atapozinze cyane nari mpagurutse ndi kwigendera mba narakaye mu kazi n'abantu banzi kuri stade cyo bavuga ati si umukobwa ari ibiki ndangije nyine umungu ahitambwiye ati cyane gufasha amafoto meza nali yangatara amafoto meza ako nago nyine ntago ari byo byari bindaje inkera sinabyite noneho wowe wari ukeneye gufotorera muri stade Amahoro noneho ikiri nshya uri mu ba mbere buri bafitemo amateka icyo gihe ari habaye match ya Beni n'Amavubi okay ntago nanjye naribashije kumenya match yari yabaye ni Beni n'Amavubi ariko yari ya match Amavubi yatsinze Beni 2-1 kuri retour yariyo shanye tujyana amahirwe turatsinda nyine ibintu biba byiza umunsi wagize umunsi mwiza nagize umugisha pe ako biragoye kuba nafotora match ngo batsindwe so ikindi kintu numvaga nshaka kubaza wamaze kubona kamera cyangwa nturayibona shaka kamera sindayibona ako ntago biba birenze nyine no ni ikibazo cy'igihe urumva ni ikibazo cy'igihe ngiye wenda inama nakugira ko nanjye ntago ndi umuntu ufotora cyane wenda ngo mvuge ngo nabigize umwuga ariko ni ibintu mbashe nyine tundabizi ko mbishoboye nshobora kuguhereza igitekerezo naguha no kujya ukoresha telefone aho uri hose ukagerageza gufata nubwo waba uri hano ukagerageza gufata ango zigiye zitandukanye bati gute iki giti nagifotora kikagaragara amagazana agiye atandukanye ukagerageza gukoresha telefone ikindi cya kabiri ukidocument ugashaka abafotographe ubu ugomba gutangira kujya following abafotographe kugira ngo nuburi nko kuri feeds za Instagram hajye haza abafotographe benshi cyane sibyo kuko ugenda ubona uburyo bakora buriya no editing na nubwo ibihambaye cyane icya mbere ni ifoto nziza sibyo so ndumva ikibazo cya kamera ubushobozi buzagenda buboneka Imana izagenda ikingura imiryango burya ngo ntabwo ushaka kubyuka mu gitondo ibintu byose wifuza ngo tubibone ugomba kugira ngo cya kintu uzajya hagaciro ugomba nyine kubanza kunyura muri izo nzira zigoye ziguca intege birantega ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye ariko ibyiza biba biri imbere amakipe y'inaha uko ari atatu harimo Etincelle harimo Marine harimo na Rutsiro sinzi ko bafite abafotographe bahoraho kuko Etincelle umumedia officer ifite nzi bamwita Ibra nyiri Tuzuri TV niwe media officer wa Etincelle ariko urebye we abari mu mashusho ntago ajya mu mafoto cyane sinzi rero niba tutavugana na Basuru cyangwa se n'abandi muri Etincelle cyangwa se no muri Marine cyangwa na Rutsiro why not kuba twababwira wenda bakakwemerera kuri match noneho wenda bakiriye hano kajya ufite ayo mahirwe ukabasha kugira access ku mikino kugira ngo ubashe gufotora n'igihe nikigera utangire kujya gukora amaflyer ya match ziri bube washobora no kuyikora ukayipostinga batayigusabye hari kugerageza kuri Etincelle Kigali match ya Etincelle na Police nkoresha ifoto yitwa Desai na Elijah ukina muri Police yego nigeze kwigerageza byo
ni ukuvuga ngo ujye ukomeza ubigerageze ibintu bigera igihe wenda bikaba byakunda urumva. Ikindi kibazo numvaga nakubaza, vision ufite ni izihe? Vision inzozi nyine ufite, ibyo wifuza kugeraho muri kariyeri watangiye. ikintu cya mbere banifuza kugeraho kugera kure hashoboka, yego, ku buryo wajya no gusifura mu gikombe cya Afurika, kafi kaba yagutoranya. buriya ndebye nyine wenda aho nifuza kugera ntabwo mbara mu Rwanda. Oya, mu Rwanda ho ni mu rugo, ni mu rugo nyine, ni kumwe wavuga ati haba hari abakinnyi bakina hanze ariko bakenerwa bakaza gukinira n'igihugu. Yego, nyine ndumva nta guhagarara mfite mu byo nkora mu kazi kanjye, cyane ko biragoye kubasha kubona umwana w'umukobwa iki gihe uvuga ati ndakora iki kintu. Ikindi nyine mu bintu bimwe bintera imbaraga ni kuba naravutse mvuga nti Imana yampaye ubushobozi bwo kuba namenya kwihigira. Hano hanze hari abakobwa batazi kwihigira cyane rwose. nyine mu gihe Imana yampaye ubushobozi bwo kwihigira, nzarwana kugeza ku gupfa. Uzarwane natwe uko Imana izagenda dushoboza. Dufite organization yitwa Kwetu Kivu Organization, dufasha abajene bose hano cyane cyane mu karere ka Rubavu, ariko bitoje ko n'abandi bikunze twabonye tutabafasha uko dushoboye. Ubwo uko ubushobozi buzagenda buboneka, dufite igitekerezo cyo kuba twagira kamera kugira ngo tujye tubasha gukora ibyo bitandukanye. Ubwo Imana natwe uko izaba yadusoboje, wenda uzajya ukoresha no kuri iyo kamera ufate izo match n'amakipe dutinyuke. Buriya hari n'ikintu abantu twitinya, ugomba gutinyuka ukajya muri marine ukabwira, ukandika ukabasaba akazi, ukandika lettre ukabasaba akazi, ukabwira ngo ndashaka kubabera umufotogarafe. Urandika uratinyuka ukandika, bashaka ntibabyakira. Ntabwo aya makipe atatu yose yandikiye byakwanga, urumva. Kuvuga ngo courage, ukomeze utere imbere, nicyo mwifuriza, kandi ukomeze utinyure na bagenzi bawe. Kandi nge numva ufite amahirwe kuko uri umwe muri bake cyane bari gukora iyi kariyeri. Ukoreshe social media zawe, abantu basharinge ibintu ukora, kandi ujye umenya gushyira credit cyangwa se icyo twita watermark ku mafoto wafotoye. Niba ujye gupostinga ifoto ariyo wayifotoye, munsi ujye wandikamo Audrey photography cyangwa se Neymar photography. Ako ka watermark nk'uko ubona ku gihe iyo bakoze inkuru, buri foto nko kuri match ya nijoro Rutiro na Etincelle zo kujya na Rayon Sport, no Mukura na Rayon Sport bakiniye Butare, uze kureba ku gihe amafoto yose aba ariho ka watermark kanditseho copyright igihe 2025 no ku Nyarwanda. Nayo iriho watermark ugomba kugishyiramo kugira ngo umuntu nagira ahantu abona ifoto yawe ahita aza kugushaka kuri za TikTok na za Instagram, sibyo? Utwo tuntu twiteho, hanyuma natwe ubushobozi nibugenda buboneka, kamera iyo niboneka, tuzajya tugufasha kabisa kugira ngo ubashe gutera imbere, talent yawe igaragare. Dukeneye ko tala ziri muri Gisenyi, mbibwira abantu ngo ni nyinshi, bazi ko ari umupira ngakoga gusa, ngo ba Bebeto banana ibiki, ariko ngo basket bari kazi ngufu, n'abakinnyi benshi ariko abaye MVP mu Rwanda. Ariko dufite tala nyinshi zigiye zitandukanye, haba muri comedy, mu muziki, ni byinshi nyine. Urumva ko no muri photography nayo turagufite. So ndumva ko tugiranye ikiganiro cyiza, wenda uzagira igihe cyo kugaruka. Nyuma uriya mugenzi wawe mwazanye bimeze bite? Ntabwo ugeze umubwira nawe ni umufotogarafe cyangwa se bimeze bite nyine, wakora iki? Chocolate se, chocolate ni inshuti yanjye. Watavuze yitwa Joxy Chocolate. Joxy Chocolate. Wenda abantu baraza kumubona muri kamera, hanyuma ni inshuti yanjye cyane. Aba ari byiza iyo uje muri interview kuza ufite umupampe cyangwa inshuti, ko bituma ufilinga comfortable. Ni ya nshuti mu bihombo byanjye turarirana, no mu nyungu tugasekana. Niyo burambere nkura arankura amafaranga yose naba nakoreye, tujye mu maragi kwa Shani. Shani uramwamamaje kandi ntabwo yanyishyuye. Ugakatinge nari ni umuvandimwe. So abantu mwese mukeneye gusohoka mukajya kwirira brushette, chapati, amapila, ibiboro bimeze neza, amatangawizi, mujye kwa Shani ntara ku Majengo urebana no mu marembo y'ikibuga cy'indege. Mwiyakire musohoke, ntabwo bihenda kandi ni ibintu bitetse neza bya halali. Shani ndumva tumutwikiye se ibisi bibayera, turamutwikiye ahubwo arishyura. Audrey, gira abantu shimira bagufashije kugeza uyu munsi, hanyuma dusoze. Umuntu wa mbere nshimira, mbere yo kuvuga ngo umuntu nshimiye, ahubwo ndabanza no gushimira Imana. Yego, iyo hataba Imana ni ukuri
nubwo mbese byose ni Imana ntabwo napfa kuvuga gute gusa ndashimira umuntu witwa Black Wolf yego cyane ndashimira inshuti yanjye yitwa Didi Suleiman cyane kuko niwe wa mbere wambwiye ati hari ibintu bya match hari bitwa ba Andro nyine abakinnyi b'inshuti zanjye tuziranye ndabashimiye cyane Donya nshimire Delphin nshimire Claude nshimire Serge mbega ndetse n'abandi duhurira mu match nabashije kuba navuga ndabashimiye cyane ariko akabazo nibutse buriya iyo ugiye nko kuri match ugiye hari nka match uri bufotere barakwishyuza kwinjiza oya okay we bavuga okay good ni byiza ko bagusapotinga so reka dusoze